as long as wagaze hagati yanjye n'umugore wanjye ntabwo ninya kwiyanduza nanjye nakwanduza bro nakwanduza ukire ibi byose ni wowe ibi byose ni wowe oya mwihorere okay hagarara hariya uri kunsuzuguza tuje uyu mungu uramuzi wowe uyu mungu uramuzi nasije kuno kanjye uranze ntabwo nkuzi that's why utakagombye kubagaza hagati yanjye n'umugore wanjye mwana ntabwo nkuzi bro vuga ikinyarwanda Misha, wambaye kwa wabaye reka ngusabe ikintu mbabura muri aka kanya mbere boyfriend none ahanga ndakwingiye yego mbara mbere boyfriend nese ubaye iki oya ndabiri ko nese ubaye iki okay shinguka mbaho bose umukobwa nkunga arimo kwishira ikigo urimo kunywa n'inzoga ku mama we ntabwo ushinzwe kumenya ikintu uri gupfa na shiri wanjye siko bimeze okay nimba ari shiri urava mu nzira umumereza mukomereza none se ko mbona turimo kugushaka ndagukubita wowe oya bose nimba arimo gukubita umukobwa byo ntabwo ndi bukwemerere murekure ni shiri wawe ntabwo ari umwana wawe murekure tugende aho tugeze naho byatangiye ntabwo wazi bro okay mbwira byagenze gute ntabwo ni ikintu ibyo bintu bisubiremo kangaye mwana ntabwo nishaka okay shiri wawe ntabwo gushaka none bose uba hano umukobwa nimba atagushaka ubwo wenda nuko wenda ushaka wanyweye inzoga ukaba utarimo gutekereza neza wowe wagenda none se bro weho byakunda gufata utu tuntu twawe ucuruje ukava mu nzira nikomereza feri zanjye n'umugore wanjye nadufashe kabisa mu nzira oya okay dore impamvu nuko nguko urimo kunywa amayoga bro va hagati yanjye n'umugore wanjye twigendere umva bose ibi byose ni wowe ni uri kuneza tuno duhungu tw'utubwa ducuruza gatatu bro urumva nkubwire njye ntabwo ndi umuhungu w'imbwa urumva bro uri iki man uri iki bose nakubashye ariko ntabwo njye ndi imbwa nubone ncuruza bino bintu ntugire ntabwo njye ndi imbwa ntabwo ndi nk'imbwa nkawe ugenda unywa amayoga mu muhanda amayoga arahenda mwana impamvu utari kuyinywa nuko utayiguriye oya impamvu fata staff zawe uve mu nzira nsigarane n'umugore wawe impamvu nemo kuyinywa nuko njye nanywa inzoga njye ntabwo nywa inzoga mani bro turi gupfa ubusa man turi gupfa ubusa man turi gupfa ubusa uhagaze hagati yanjye n'umugore wanjye mani okay hagarara ntabwo nta kintu gutwara kumvuga se ko reka hagarara aha ngaha nsobanura ukuntu ibintu byagenze mani wambabariye ibintu bitaza kuba njye nakubwiye ngo nta mugore wawe nshaka okay nta mugore wawe nshaka that's why ugomba kuva hagati y'umugore wanjye nkumufata tukagenda urimo uranyumva neza mani ukuntu ufite igisuko cyiza wagiye kuramo ingofero kikagaragara ndabayo nagende kugira ngo njyanishe ahubwo reka nisire kuri utuntu twanyu abona siti bita sana umupira utamarira makeup dore iyo ugeze iwanjye ibintu byose babitereye hejuru lazima nase shaho ngenzi ko byisiga bino ndabikurusha kana bari muri tatobeka sige dukeya sha ngo tumeze gute ntabwo gishyiraho urashize ariko shape bisigiye soko bizi ndabona meze nka kaboy umva nanjye sinkunda kubyisiga cyane nirana ukunda kubikoresha ibintu byose ikise bibakiza ku kitamo niyo ku muntu nimba ngi ni yarana mba nabishegengeyeho rana se we ahubwo rana makuru rana se araho biruka ajya guhura na wa mujama wacengo ndika agiye kanya enga zirayana yarari hano usanze ari bwavuye ariko ranaceko nabo nananacenga iki yemye mbanyobereka byagukora umunsi wawe byabaye byiza ejo byabaye bibi akongera ikintu kijya kinshanga nubwo ubona nyine bameze nk'ari couple
ariko sha uriya mukobwa sinzi impamvu udakunda cengo. Uriya muhungu afite amafaranga. Cengo afite amafaranga. Rimwe na rimwe nyine hari ibintu bimwe na bimwe dufasha hano mu rugo, ariko sinzi impamvu uranatamukunda pe. Mbona azanyiburiza umugati. Sigura abona rana yakunda Cengo koko. Mamona rana atabirimo. Kubera iki? Cengo abona yamukunda nk'iyi. None se Cengo abuze iki? Afite amafaranga na wenda. Njyewe nakubeshya mama naciye ntabwo ari umusore wenda nyine nako abantu tutareba kimwe ariko njyewe mama atari umusore njye nakunda. Umusore afite ikihe kibazo? Sinzi impamvu nawe nyine yamukunda. Ubwo ugiye kuvuga ngo nuko anywa inzoga nk'itabi. mu muhanda wo kansuzuguza utuniga ducuruza gataromani. Cano tugenda. Okay. Cano tugenda. Wambaye neza naza kukwanduza bro. Ntabwo ninya kwiyanduza amani. Ikimenyetso cya mbere nuko hagaze hagati yanjye n'umugore wanjye. Nta kibazo mfitanye nawe kuko nanjye ntago tuziranye. Fata agataro kawe wigendere busaza. Akagataro nagafata rero. Va mu nzira mfata umugore wanjye. Akagataro nagafata urumva ngakubita kuri uwo mutwe wawe. Ntago mbitinya man. Try it. Try it. Wambaye neza naza kukwanduza. Ntabwo ntinya kwiyanduza. As long as uhagaze hagati yanjye n'umugore wanjye ntabwo ntinya kwiyanduza. Nakwanduza bro. Nakwanduza. Shukire. Ibi byose ni wowe? Ibi byose ni wowe? Oya. Mwihorere. Okay, hagarara hariya. Uri kunsuzuguza tuje. Uyu mungu uramuzi wowe? Uyu mungu uramuzi? Nasije kuno kanjye uranze. Ntabwo nkuzi. That's why utakagombye kubagaza hagati yanjye n'umugore wanjye mwana. Ntabwo nkuzi bro. Vuga ikinyarwanda. Umusa. Wavuye hagati yanjye n'umugore wanjye tukigendera mwana. Ntabwo ubona ko ibiri ari ubugoryi wowe. Hagarara hariya. Cano tugende wowe. Ntumukoreho. Nambwira byagenze gute. Ndo yarimo arashaka kumfata ku ngufu. Ari kunyirukangana. Uri kunyirukangana sinjara nirukanga nje nirukanyiraho. Ca hano tutahe mu rugo. Uyu mungu uri kwisha uramuzi? Uramuzi? Wowe hari aho muzi uyu mukobwa? Ubu twamenyanye. Kuko namaze kumenya yuko urimo gushaka kumugirira nabi. Ufite ibimenyetso mwana? Yego, kuko mwihorere none ambwire uburyo wowe washatse kumufata mu kungu. Nge ntabwo nshaka umugore wawe mwana. Nta n'ubushobozi mfite bwo ku. So rero mureke va hagati yanjye nawe nikomereza iyonje. Wampaye agahenge musaza. Ntabwo nkuzi ntabwo nshaka guserera nawe. Hereza umugore wanjye nigendere. Oya baby. Umusa waretse kunsaza. Waretse kunsaza mwana. Twege rero twasariye mu mihanda. Ibintu bishobora kugenda neza ari wowe ubiteye bro. Kandi bikanagenda nabi ari wowe ubiteye mwana. Fata udutaro twawe wikomereze wigendere. Nanjye ndekere staff. Ari agataro nakagukubita ku mutwe bro. Try it. Try it. Try. Ibyo uvuga ntabwo ndimo kubyumva. Try bro. Ndimo ndavuga ngo gerageza man. Ndimo ndavuga ngo gerageza. Ntuzakinishe n'umwana we ku muhanda bro. Come on. Okay, waruze n'ikindi. Vanga ugende. You are kidding. Nta hantu ushobora kujya. Mereza umugore wanjye wigendere. Hano hagaze iwanjye vanga ugende. Mereza umugore wanjye wigendere. Manu uravanga aha ugende. Manu uravanga aha ugende. Ibi byose ni wowe. Wowe uri kuneza tuno duhungu tutubwa hano mu muhanda. Komeza umwishe inyuma mu bwongo. Umenya kuri sheri wanjye utari sheri wiwe. Uri fiance wawe. Toka wewe. Kubana wowe. Toka. Baza kunsanga. Toka wewe. Ariko banza uriya muhungu utamuzi. Cengo afite amafaranga, afite imodoka nta kintu na kimwe abuze. Ibaze ko ari unadusapotinga nyine ku bintu bimwe na bimwe byo mu rugo. Hari igihe biba byanze nyine byo kwishyura inzu ukabona aradufashije. Sinzi impamvu uriya mukobwa atamukunda pe. Kamunakanye nakajije. Ikamubwira ikintu utazi. Uriya urukundo ntabwo rero kuri ibyo byose. Ikintu utaramenya urukundo mva ntabwo rero kuri amafaranga. Ibyo bavuga byose ngafite amafaranga ngafite iki. Wibuke kuri amutipe. Ikintu cya mbere rana cyatuma atamukunda cyangwa abe yamwitaho. Uri amutipe amwitabi. Cengo urabizi kanywa inzoga. Yewe niko muzi sinzi wowe niba utaramubona. Nose kamubaza. Niwe mungu wenyine unywa inzoga.
ntabwo abana banywa inzoga bakagira bagatera imbere. Amerika nkubwire ashobora kuba nyine wumva ko atari wenyine uzinywa yego hari n'abandi bazinywa ariko Rana ntabwo akunda nyine abatipe bameze gutyo sibyo nshatse kuba ko atari tayipu ye ubwo ngubwo ntabwo ari tayipu ye pe ariko urabona Rana yakangana umuhungu unywa inzoga n'itabi ubwo azashaka pasiteri ahubwo wowe kuri kugendana nyine kuri amarangamutima yawe ngo hari ibintu bafasha yego afite amafaranga ariko ntabwo amafaranga ariyo atuma umuntu nyine akunda undi ntabwo ari amarangamutima ngendera kuko Rana n'umuvandimwe wanjye sibyo kandi nanjye ntabwo namushora nyine mbibona namushora mureba mbireba sibyo ubwo wenda hari sayidi imwe ntaziye Rana azi ko ari we bakundana ariko nibwo nyine nanjye ndeba nyine ibiri hafi n'ibyo mbasha kubona kuko nta kintu nyine na defo ndamubonaho nyine zirenze nose cyane mba nkubaze nk'ubu ngubu wowe ubaye ari we uri Rana ukamenya ko nsheko anywa biriya bintu byose wowe urumva wamukunda shyira mu mwanya wa Rana. Okay, reka ngure ikintu kimwe kuba yabinywa ni kimwe ahubwo imyitwarire agira amaze kubinywa urumva yabishimishije ikibi wenda nuko yamukubita n'iki anaramutse aramukojeje n'urutoki na rimwe ntabimenya ngewe ntabwo twacana uwaka no kumukorera ibirenze ibyo ngibyo sinzi ko umuntu wanyweye itabi umuntu wanyweye inzoga mva nta kindi kintu nta wundi bwenge aba afite aba ari gukontororwa n'ibyo bintu yanyweye njye rero ntabwo namurenganya rwose reka turebe kubyivangamo mva kanjye kwambara mwese uri kumbona gute turakana nisize ibyo byananiye kubisiga ni twiza ariko ntabwo utafite hano hantu ugiye guca ngira ngo nuko nari mbibonye nkabishegera njye se wabizi ko cyangwa byisize kandi uko mbonye bisa reka nambare none se bimeze gute ubundi byagenze gute aje yirukankana yanatsinze iwacu baramumatira kandi njye nta nubwo mbamushaka anywa ibiyobyabwenge ku rwego utandukanye aje ari kunyirukankana ashaka no kunkubita none se mwahuriye none se yagusanze iwanyu yego twari turi kumwe nuko byagenze iwacu baba bari no kumukijya kandi njye nta nubwo mbamushaka. Okay. Se kuri kunyitambika tuvuge kuri kugenda utambona kwera niyo mpamvu se biri gutuma nyitambika mu nzira nise ubu tuvuge ko ugiye kunyura hano utari kumbona ko ese gahunda ufitanye nawe hasi ni iki kintu gituma munga ni iki kintu gituma munga kwera kamubwiza ukuri sibyo uri umusore mwiza pe ariko imico yawe ugira niyo ntakemera gukomezanya nawe. None se ubona hari abantu nica ari ubwo nica abantu hari ikindi kibazo cyanjye hari ubwo niba hari ubwo ndi ikirara cya karitsiye ubona ari ikihe kibazo ngira kwe ku buryo ushobora guturuka hano mbona ko ndanga mu bantu ntegereje ari wowe ugashaka kunyuraho ukagenda why kamubwiza ukuri sibyo ntabwo uri umuntu umeze nk'aho n'imico ufite n'ibisatsi ibyo bisatsi byawe wirirwa wiyahuza inzoga n'ubu ngubu urimo urayigendana wirirwa wabaye imbobo muri make. Imisatsi yanjye ni igisazi imisatsi yanjye nyikorera isuku sinzi ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ndi imbobo wari wambona nagiye kurara mu makanivu cyangwa hari abandi bantu ndi kwiba ko wirirwa mu biyobyabwenge se uranakundana n'umuntu w'ibiyobyabwenge kandi nanjye ntabinywa. Inzoga ntabwo ari ibiyobyabwenge shonge ntabwo ari ibiyobyabwenge iki yarakubase inzoga oya ikintu nshaka nzajya nyigura tuyisangire kugira ngo ubone ko umuntu unywa inzoga nta kibazo kiwe. Ikibazo ni uko usinda ukaba nabi. Ni iki nakoze kari wowe wansajije ndagusajije gute wowe uransaza nicyo kibazo uje umeze neza ukanyakira n'umutima mwiza ntabwo ushobora kumbona hari ikintu na kimwe nabaye ni wowe uba wansajije akira nko kwiyi inzoga numara kunywa ukabona ko hari ikibazo cyayo ubindenganyiriza. uri kuyumva nta nzoga nshaka yaraho njya mu nzoga kandi ndabizi ko bizi Nana kubera iki uba ushaka kunsaza si gusaza gute okay nko kuri iyi nzoga igere guha inzoga se nko kuri iyi nzoga ndegewe nanywa inzoga nta nzoga yawe nshaka ariko
ntayo nshaka nta nzoga yawe nkeneye Mwa kuri inzoga ngenda ndashaka kukwereka ko ibintu byo kwitwaza ngo ngiye ngo mba nanywe inzoga ukanga kumva ibyo ndi kukubwira. Fata ino nzoga uyimare. Nubwo naba nywe ntabwo ibyo byatuma ngiye gukunda. Fata ino nzoga uyimare. Ntabwo nshaka ko ikibazo cyose tuzajya tugirana ugitura ino nzoga mara. Nayo nyweye. Uri kujya kunywesha inzoga kubera iki? Nagishaka ko nsinda nkawe. Mbare rimwe mbare kabiri wanyweye kuri iyi nzoga. Nayo nyweye. Mbare rimwe mbare kabiri wanyweye ino nzoga. Urayinywa ku ngufu. Nta nzoga ndibunga. Rana ntutume ngo uranywesha inzoga. Urajyana n'irugwe ameze nkawe. Karitse yese hari umuntu utakuzi. Uzi n'unywa inzoga? Ece. N'unywa inzoga ni guhita ubona ubwana bwiza bwanjye. Ni guhita ubona ko nta kibazo cyanjye. Oya ndekura mari ntabwo nshaka inzoga. Noya nta nzoga nshaka. Kuki uri gushaka kumatira inzoga ngewe? Yarakubwiye ko ari inzoga nshaka. Kuki ushaka kunywesha inzoga? Rana mbabarira. Rana mbabarira. Kuki uri gushaka kunywesha inzoga? Ibintu byose biri inyuma yo kutemera urukundo mba ndi kukwaka. Yo kutemera urukundo mba ngufitiye. Ni ukuba wigira umwana mwiza gutyo wigize umurokore. Nta n'umuntu njya nkundana nawe ubundi w'umurokore. Ugomba gufata umwanzuro ukanywa inzoga icyo nkweyo cyose ukanywaho ubundi ukaza tugakundana. Hiruga nirukanka mu muhanda nkawe ba wasindiye. Ntago nirirwa nirukanka mu muhanda kubw'ubusashire wanjye. Nirukanka mu muhanda ari wewe nje guhiga. Noneho iyo unyweye uhita wibuka ko mpari. Mva mu kazi kanje nkaza nirukanka nje kureba umukobwa uri gushaka kumpunga gusa. Iyi nzoga niwe nayizanye ugomba kuyinywa. Tayo ndibunga. Najye nta nzoga namwe. Urafata ino nzoga uyinywe rana mbabarira. Mbabarira kandi ntukomeze kunsaza. Ariko waretse kunsakuriza. Kabiri kanga ubona ngiye ngw'inzoga. Kabiri kanga ngiye ubona ngw'inzoga. Rana fata ino nzoga uyinywe. Oya kabiri kanga ubona ngw'inzoga. Nimba waze no kuminzira katsubiraho mvu. Utekeza kanga ari yo nzira yenyine hari. Rana fata ino Basi ndakwinjiza dukundana ukwezi kumwe sibyo? Ukwezi kumwe. Ndabigusabye. Kugira ngo cya kigabo ni ukuri nyikureho pe. Nese mabuja ntabwo wagenda ugashaka undi muhungu mwakundana koko muri kurire mu cyiciro kimwe. Nose uko mbigusabye. Reba hano manicariye. Hano twakundana nako bigakunda. Nose uko mbigusabye wabinkoreye kuko ndakwingize kandi ndabigusabye please sibyo? Mabuja ndumva ibyo bintu rwose ntabyo nashobora pe. Kubera iki se? Basi reka mubwire sibyo ngenda guhana amafaranga sibyo ari kubyemera sibyo? Amafaranga y'isugo ngo. Basi ndaguha 200 sibyo? 200 cash. Cash ngenda ahita mbiguha sibyo? Aguze ko ari byo izwi 200 nshobora guhita iduka ryanyene mfite hangari itandinda nkayijyana nko mu mujyi sibyo? Ngenda yaguhereza umfashe dukundane ukwezi kumwe basi musore araba yamvuyeho sibyo? Nta musore ko nabonye yambara neza mabuja. Aho zore yambara neza ntabwo yambara kimwe nkanjye. Reba udukota aba yambara. Oya. Wamungani sinkubeshyira iranzoga yavuga ngo ntabwo nakigura ntabwo nayigurira pe. Oya ntabwo wavuga gutyo. Uzi ibiyobyabwenge anywa. Hari ibintu ugiye gukora nanjye. Hari ibyo gukora mu rugo sho. Nawe ntabwo akurikira kwireba. Mbabarira. Turinjiye no mu nzu byibuze ngo wicare. Ntabyo nicara. Shabwo wicaye hanze koko. Zugugiye mu rugo gukora iki? Ushaka ngo ninjire mu tuganire iki tutaganiriye mu rugo. Nzigire no mu rugo nyine wicare. Undi suze n'abariyo. Kandi bari kutumva turi kuvugira hano wumva. Wowe ntabwo ugeze mu rugo. Baje wansuye twirwanye ndaguherekeje njye niwanyu twongeye twicare tuse. Byose naje gukora ntabwo ndatukirwa. Ubwo se umuntu yazakora akazi cyane. Nundi urije wari no kuzara kure. Ibaze kuza ntugere mu rugo kandi wari waje. Shamva. Tagusota. Tadamugiye hasi. Njana gahunda afite y'ahandi hantu hari utuntu ndenda gukora kuri mashini nyine mu rugo niyo mpamvu. Rero mwana ukaza ukagera mu rugo basikuza nyine buri gihe yaje ugarukira ku irembo. Umva ningikurikira utane njye uzaza nkagusura. Ningikurikiraho. Banza byemera mbibonye.
Miss wanyinduriye. Iyo ndise yo assistant wanjye na brother namusize ariko nyese none wanda yagiye. None akagira kagura ora yagiye. Yewe akaba yanzana ubundi nta. Nimata ntari nubwo nanaguherekeza. Nabuze gabandi nako wakwirirwa Abana ari rwose wapi? Mbambona Bigeze nkaye koko wanzani wawe ngo bigende bite. Noze ko brother wanjye yakuza. Brother wenyewe brother waza nani n'ikintu uri kumvamo. We n'umujama hari ibindi twaganira uze nkawe nazo twaganira ibyo ngukora. Kamureke uziza. Cyaba ari danger ariko nyine nakonje. kandi kabisa ariko iyo wire ku muhanda bus kabona dukeya nk'utu nyine turi kugenda tuza gake gake ariko iri zuba ryo ewana izuba ryo ni da so bimeze bite baji salam musaza ko mwicare hano nk'inkubuswe se man aya twe nutubone gutyo ntabwo turi nkubuswe tuba tutampurije no ku mihanda nyine turi ibyari byo ubwo tubonye nkubuswe ubwo bimeze bite muri tayari mbereza akazi man cyangwa urikije uburyo umeze n'akazi kawe dushake kabisa gusa ubu iyo ari kubona yaduha akahe kazi ko nako tubona uri nkubiswe yaho ako peti ko muri nkubiswe mwagiye mwemera abakire tukabahereza akazi mugakora utuze mucice make ngiye kubahereza ikiraka kirimo amafaranga ahagaragara cicika twumva icyo kiraka kibi cyangwa mubwiye niba bibona ninjye ushaka bivuga nari tubwire nari bitukumve hano bafite ikiraka kirimo amafaranga menshi kuko amafaranga yose muri bunce ndayaba amafaranga tuguca yose urabona wayabona ntabwo muzi umuntu muri gukina nawe uceceke bahereza ikiraka mu gikore cyangwa mu byore dukora ibikomeza hari bitubwire boss tubwire nayo turi kukumva kabisa ni gahunda yo gukemura akaniga kamwe kugakemura ngiye nkakabona umurambo wako hariya and then ibindi byose mukanje amafaranga mushaka n'ayaba amafaranga kwica umuntu ko nayo wabona ntabwo wabona biduhaye urashaka amafaranga angahe baji mugabanye imikino mani ngende se ubundi abantu baduha deal nk'iyo mani baba bafite ibiceri binaga ushaka amafaranga angahe bro miliyoni 2 apishanza gusura utaha byo ndabimenyereye yawe brother uwaye sosa cyane umuhungu n'umuhungu shedi ewe gawe wenda ugazakuzana reka nkwereke mba ntuzanyizanira mutaza bahari nzajya kubona mbone uraje ntebe ntanaguhamagara imba ndamuhumurirwa gisaza cyane gikunda shanga najya n'icyana kiko kirakwemera rero biri igihe kijya kimbaza ngo umukobwa ariko wamushitanye kadeza kuza kureba zahita muri wanyu zahita muri wanyu ari bunzanye kuko wanze kugera bishobora kuba nawe uko hari n'ubwo wanze kugera wamaze kubimbwira kare kadahari wibizanamo ibindi bindi isi ubyemera none kandi nari nakubwiye ko namusize mu rugo ushobora kuba hari cyangwa yenda yagiye kakari kujya mu rugo nasabaye Alo? Karame? Tebuka cyaci ku kiberela gurude bari. Nguki? Cheka berela gurude bari ndakuca. Ngaho. Uri hehe se? Uretse gatoya. Ngiye bite Nguki? Ngo cenka mubere nabi. Ntabwo nambinga ari hehe none. Cyaje guri ikiguri. Nuzore ko tukajya kumureba uri kumuhamagara ukareka kwitaba. Nana yanjye. Tufite telefone wabona amunisi. Sina rya Yesu. Kuki? Urahagana hehe? Igipangu cyo mu rugo? Yesu. Reka nzi. Oya nta mpamvu bane. Oya jya mu rugo nacyo ndi cyane. Nusuri jya ngo wenyine. It's okay.
Ese mwana ukuntu mugaragara gutyo nk'imbwa mwebwe muri abantu bakorera miliyoni ebyiri. Ntabwo mbanza ngo mwirebe murebe n'amafaranga muri gusaba. Rwose tumenye akabura tutatwemeza. Yumva neza. Ntabwo twe turimbwa. Niba utuzaniye akazi duhe diri ishoboka ariko ntabwo turimbwa twe nawe tutakwemereza hano. Bro nta mikino tuba dufite. Musaba amafaranga agaragara. Kumwica nibibananira mumukubite mu mugaze. Ntabwo nshaka kumubona njye ameze neza. Undi muca amafaranga agaragara ahwanye nuko mumeze bro. Rero natanga amafaranga agaragara. Mureke ibintu byo kwifuza. Ndabereza amafaranga 200,000. Deal tuyikore. 200 niyo najya kwicira umuntu. 400. Bro naga amafaranga yanjye ahangaha nazanye arayo kubinginga mwana. Ndabizi mukorera amafaranga namwe murayakeneye. Nimutamwica musigemo mu mugaje mubone yamugaye. Tugende musoze amafaranga yawe. Haba kumwica haba kukimugaza. Fa kukwemera ibyo tugusaba. N'amafaranga. Easy bro. Yishyura mbere mwana njyewe ntago ndi umubiswe bro. Ntago nje hano gukina namwe kapo. Turi kumvikana akanyenyeri utubwira aho uwo muntu turi umusange. Kandi turakora dufite amafaranga yawe. Duhe n'ifoto ye nari. Najyana namwe aho musize ndahazi. Nshaka ko ibimubaho byose biri bumubeho mukirebera n'amaso. Okay. Ubwo turajyana nawe. Nizere ko ibintu ndi kubabwira muri kubyumva. Shyura mbere diri ni diri. Aso uwo muntu ni umugabo cyane umubebe. Rega kumbaza byinshi twamuciye amafaranga tutaranamenya ngo muri amafaranga kuri bank yabayeze kuri momo yanyu and then tugende. Kiramo nimero yanyu. Dan. Muri tugende. Ndabona yaje. Tujye mu kazi. Njye ntabwo mukunda pe. Iwacu nibo babumbatira. Aho ndakwinginze guhereza amafaranga. Nta kibazo. Urakoze cyane. Hano isi nijoro. Rana. Umeze neza? Umeze neza. Nta kintu wabaye? Nta kintu wabaye. Nta kintu yagutwaye? Uriya musore ni umusazi mana isi nijoro. Murazi. Yego. Ni muri muna wanjye. Paul. Yego. Mungu n'umwana mubi. Mungu n'umwana mubi. Bisa ninde? Namusanze hano ari gucuruza. Ndumukorera tuno cyane. Ni wagufashije? Yego ni wafashije. Nuko tuno cyane. Kiriya gihugu ni igisazi mana isi nijoro. Sibaraye babwe. Koreshere sibyo? Ndakibaje. Ura mu umusazi. Niga nano nagura ari ku mugore wanjye se. Mufata umugore wanjye tugende. Amaniga umeze bite? Ni fresh. Ku isatara hirya se birimo kugenda fresh. Biragenda kabisa nabi. Uyu munigazi. Mwana uyu muniga aduhaye idumbi desa. Tuze tu. Nyine ducakira umuntu. Imbere y'umugore. Ariko ntabwo twari tuzi ko ari wowe mwana. Oya. Nta n'isoni ufite wowe. Uratekereza igihe yakwiyamiye akakubwira ko adukeneye nicyo tuva. Ntugiye ngo wahereye. Jiragarara yari. None ngo umva. Ngo aruvuye ngo gukora iki se bro? Tugukubitira anga. Ibitari byarakishe. Tugukubita. Bro mubwira. Gwera kakanya. Uyu mukobwa ujye umureba nawe wirebe. Niba udashaka kuzaburirwa irengero. Ushobora kubona umuntu yicaye ngaho ariko ntabwo uzi ikintu aba yicayemo. Urimo kumva niga. Mbase. Ko twongereza twabavugaga gahongera tuvuge. Mbase kwahiye byarangiye se. Iyo ni umuniga wacu. Gutanga 200,000. Twayatamiye ayo twayatamiye. Nta kintu wabatwara. Nta kintu twamukora.
utunga urutoki muri wanjye wowe. Wamukoraho iki se? Amafaranga yawe tugiye kuyanywera urumva kuko gupfusha ubusa amafaranga icyambere cyo ntabwo byemewe. Ikindi ni amafaranga atungwa n'abana mu rugo. Ntabwo wowe uzi gukoresha amafaranga neza wajya gutanga ibihumbi magana abiri kugira ngo ubaze kugira umuntu nabi. Kubera rero ubona isomo muhe gasopo bwanyu. Umukobwa gwera mu kanya ni shiri wanjye si cyaki bebe na cyiza bro. Sinabwiye ko nanywa inzoga se. Vanga ugenda ku manyuko mubure kandi ni isomo nkuhaye ntuzongere gufata nabi. Wewe turi kumwe. Uri kumwe nande? Wewe turi kumwe. Uri kumwe nande wowe? Wangegeraho dore uko kiwe tambitse mbari asoni zonje gusunitswe ko tuzuru twawe. Okay bwo nawe sije nuka kumenyana n'imbogo ziri sije yego ndashaka ko ari umuntu ubayeho neza ariko umuntu ugira ngo ashaka guhutira ntabwo bari neza ngaho mujyana. Wakoze cyane n'ukuri sibyo? Cheers in the guest. Ngaha turahariye bro. Ngaho gerageza umwe ku mata. Mu gake gake, mu gake gake. Ngaho ngera umwe. Zikaba amata ameze nk'ayo mu cyaro. Gute se? Urumva aryoshye. Ngayinywesha. Mwamo aya agura ngahe? Ibyo ngibyo ntibigire ikibazo. Nuko nta bushobozi nayo ifite burenze, niyo mpamvu niranje muri buno buryo. Wihangane nakabaye nakuguriye nk'inyange wenda ariko ni uburyo nari nshoboye nyine kuba nabikoramo. Inyange? Inyange ari natwe mu cyaro turayizi. Ari abapakinze mu ishashi. None se wa musore we ntabwo wambwiye n'izina ryawe ariko njye nitwa Chris. Witwa Chris? Nose Chris nagusanze hano nyine ushonje wicaye hano ku muhanda ubundi nyine ngira story yawe inkuru yawe imeze ite? Wabuja urumva nagize hano saa 12 za mu gitondo. Nanavuye mu cyaro hari umuntu wanyemereye akazi ariko nagize ahantu nyine ndamushaka ndamubura. Yakwemera akazi mu buhe buryo nyine mbwira? Nyine yarambwiye ngo urumva nyine ngo hano umuntu w'umujyi ngo hama akazi kenshi. Yambwiye ngo mbe mu cyaro nze anshakira akazi birangira nyine mushatse ndamubura ariko nyine mfite nimero ze ushatse nyine umuntu yamuhamagara. Ufite telefone? Waturutse mu kihe cyaro se? Mu majyaruguru. Lupine gukumbuye cyane reka tuze turi tubone sevingi ubundi ko gukora gutya gusa. shese umuntu wari ukumbuye nyine bibiri gutyo gusa nyine bihita bivuga gutyo. Oya ariko nyine
kugukoraho kukurebesha ijisho gusa kugukoraho yahise reka mubaze wari ukumbuye kunkora no kundebesha ijisho cyonyine abanza ibya mbere ibindi ni ibihe kugira kubona kukureba nagakurikiraho reka ibyo nshaka kumva ntabwo ari ibyo kuvuga sibigorosha wiriye kunkoraho nibyo nanone ukurikijeho okay it's okay wo kumbuye banza ukomeze step zose zigere kumbuye kugusoma bikore nyine bikore uzi ngiye nyemerera ukuntu wumbuye kugusoma mbikora urebe utuntu mukorera nawe ndabeshya se ndabeshya mwereke uburyo bakumbura tu ego okay nta kibazo yayifashe Allo Jean Paul ni Chris nawe nagushatse nakubuze ni Chris nawe nagushatse nakubuze wa undi muturanye mu cyaro umwe wo kwanuza uko amariye Aro? Wabanditse nimero itari yose? Oya, ndabizi neza ko ari. Nise kavuze ko atakuzi. Ngera umuhamagara. Umuhamagara ashaka kwa cyangwa wishe nimero? Urumva banyitaga Rudomoro, ushaka gusanga aho namubwiye izina ritari ryo. Yizibye. Atumva. Nimero ndanayibuze. Nayibuze. Peningi. Urabizi neza ko ari we uhamagaye? Nimero yayikuyeho? Jean Paul. Sibona ariko ndabizi neza ko ari iyo nimero mawe. Niba uhamagaye urabizi neza? Ndabizi. Okay, noneho rero muri kano kanya nta kintu mfite nagufasha, sibyo? Ntabwo nagendanye amafaranga ibicene nifite byo ngurema no mata, nta kintu mfite nagufasha muri kano kanya. Ariko nanje gusura boyfriend wanjye. Iba nta kintu bigutwaye twajyana namusaba amafaranga nkamuhaye make yo kwifashisha. Hari ikibazo? Waba ukoze nawe jana nisubirira mu cyaro. Ntabwo nagusiga ku muhanda. Okay, ngo fata ibintu bya tugende. Iko baya. Ese watifu hano muri studio hari ikintu bita kwiki abagire ko gutuma mvuga ibintu nasanzwe mvuga ari kwikura kandi abari ka kantu k'umunota nk'umwe ariko kihuse kabiri yawe utaramwiteze kaza kaguruka ubundi two tugira abazungu ego ariko tugiye kwibuka abazungu none ngira ko mamagara cyane imbere ari busy nitabe tugura n'itaha mu kabanya tushobora ndaza gusobanura iki se nashije
Okay. Ntabwo mwitaba na mwe so dukomeze. Ndi kukubwira agakwiki kanga muri studio ntabwo ari neza nuko ntabwo wagiye kumbura umuntu tumwe n'igice muri murezi ukarica tino mu tinde mu nzu ina kibazo shiri okay let's switch off okay then together okay Let's go. Isso bagulho. Qualquer mu nzu. Isso bagulho bumeze neza. Urumva umubiri wameze neza. Kubyera kubwira ngo twinjire ukabyara. Oya, ukanye. Utegereje iki kimvura igwa? Imvura ibanze igwa. Oya, kanye. Tata twinjira. Hari ikintu ushaka kwerekana nitwinjira mu nzu. Byadaje. Neza. Byadaje. Ego. Mubaze utuntu dutatu. Nako dutatu ndakavunjamo kamwe. Ndamutse ngusomye aka kanya. Wahita nkubita urushyi. Aya ntabwo kubita urushyi. Ntabwo nkubita urushyi? Sure. Kuri kugira isoni sinabandi bantu bari hano. Ntabwo uhita wemera ko twinjira mu nzu. Ntubyemera? What the fuck is going on between you? Hey. Ndababaza niki kiri kujya mbere hagati ya Baby waje se? Yawe na best friend wanjye. Ni ukuvuga ngo tujye mu nzu se? Ceceka we naje mu cyumba cyano kanya. Baby. Rana, I'm talking to you. Niki kiri kujya mbere hagati yawe na boyfriend wanjye? Niki kiri kujya mbere niwe mbaza? Baby ariko nyine nagusobanurira niba ngubwire twinjire mu nzu mubwire. Nta kintu cyo kunsobanurira. Nyine twinjire. Nta kintu ufite cyo kunsobanurira. Byose nimo ndabibona. Nabibonye. Murashaka kungira injiji njyewe, sibyo? Right? Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Wagaga ngaha ni cyo mfite. Hari umuntu windindiriye umuje hano mu gipangu. Witwande. Ni umuntu duhuye yaramfashije arambwira ngo ngombe hano. Umuntu nazina agira ni cyo mbwiye ikibazo ufite kugira ubwoba. Mbwiye ikibazo ufite numve ko nakufasha. Okay.
ndabona ufite umufuka ntabwo nzi si ko nyine nawe yarambwiye ngo aramfasha ariko urumva nageze muri uno mujyi vuba nari nje gushaka akazi navuye iwacu nyine nimugoroba ngeze hano ahantu nyine yambwiye umuntu musanga birangira namubonye ariko turamuhamagara ahita ambwira ngo ntabwo anzi uje kureba umuntu se oya yambwiye ngo nze arama akazi ariko birangira nyine ntakamaye niba ruturutse mwisi nyine mu cyaro nabyumvise umuntu yaraguhamagaye waje kugira ngo agushakire akazi kugira ngo nshakire akazi none uri kumuhamagara nakwitabe cyangwa nimero ntabwo iri gucamo namuhamagaye turamuvugana ariko arambwira ngo ntabwo anzi for sure kandi ejo hari hashize icyumweru twahanye gahunda y'uko ngomba kuza akampa akazi witwa neza njyewe nitwa Chris urumva mu rugo ubuzima bwakanze umuntu abaje gushakira mu mujyi nyine ariko nyine umuntu yanengushye ufite telefone aha ngaha ndabona ntazi ufite telefone ngiye mbona ko nagufasha nta telefone mfite urumva telefone nari ndimo mu rugo nyine mfite ikibwana cy'ingurube nari ndimo kugikukira telefone igwamo nyine igwa muri kugikukira telefone muri make nta telefone ufite nta telefone mfite reka nguhe nimero yanjye sibyo nguhe nimero yanjye sibyo mu buryo kugira ngo ubone uko ngufasha umuntu niba ntabwo ufite wamufasha mu buryo wamuvugisha ariko ikintu nagufasha ni uko naguha nimero yanjye ese ndayiguha gute ahubwo wowe wamenye iyawe sibyo noneho umuntu tukaza kugerageza cyangwa umenye nimero y'uwo muntu tumuvugisha urayize mu mutwe se ahubwo nyine uwo mushuti nako uwo muntu twahuye uwo mukobwa yinjiye muri cya gipangu kiriya ndi kubona hari ahirya akinjiyemo nyine arambwira ngo mbe ngumye aha ngaha ngo araza amfasha yanamuhamagariye nyine niwe wavuze nyine ambwira yuko Chris yaje ariko nyine ahita ambwira ngo uwo muntu ntabwo amuzi twajya kumuhamagara Chris mpa nimero yawe njye nageze ndebe ukuntu nagufasha pe kuko nzumva ntabwo bisobanukiwe n'ukuntu ntabwo keretse ahubwo wowe n'umi yawe kuko ngubu urayifata mu mutwe se ushaka akandi kantu wanjye ndashaka nyine akantu cyangwa n'uyifata mu mutwe nta kibazo ndiyaranja ninja kubona birabangamiye ndebe ukuntu nagufasha uraba ukoze ni ukuri andika 078 0 54 57 16 umva reka mbwire rero ndumva waza kumvugisha pe niba ukundira umvugishe ngere ukuntu nagufasha sibyo niyo byiza byakoroha yego biragoranye kuvuga ngo yinjiye hariya yasohokeye hano biragoranye kubyumva ariko numvugisha uri kunyibutsa ko ariwe Chris twahuye nyine usiye ko mfite nyine na nimero y'uwo muntu se nimero y'umuntu wanyita ku gapapuro ariko ndaza kuza uze kuyireba umvugisha uza kuyireba noneho tuze kuvugana ndebe ikintu nagufasha Chris sawa rero ubwo uzamvugisha sibyo uzamugisha wenda ndagerageza nkareba ko ndumva naguha akazi nimero se wayisiganye wamakazi nkaguma muri uwo mujyi ntabwo kuko ndabona ibintu kumwana gusobanura ariko wamvugisha tukaza kuvugana sawa bataza kuvugana sibyo umvugishe twere nimero guhaye baby mva nkubwire ukuntu byatangiye sibyo nyine yaraje kundeba bisanzwe ntabwo ndi kwizera ko ibyo ndi kubona ari byo muri kano kanya nyine numva sinari ngiye kumubwira ngo tugende mu nzu I can't even believe this niko wari usanze ari kunsuhuza kwa kundi bahoberana nyine bisanzwe yagusuhuzaga I can see
ndabona ko yagusuzaga rwose ni kuri amusuzanya ari kumubera nyine bisanzwe yaguhoberaga sibyo yaguhoberaga cenko baby please Rana baby hey baby Rana best friend what you know you're my best friend urabizi byose bijya mbere yanjye na cenko nyuma y'ibyo uzi byose ni wari kunshitinga baby ariko sinagusobanuriye ko ndi igicucu nyabake kitabasha my gosh baby please ibi ngibi ntabidanje bana subiza ko ukunda baby hey urabizi ndagukunda wait ibi byose nta bintu birenze please nimusubire mu byo mwari murimo byose nabibonye no ibyajyaga mbere byose nabibonye please hari indi jambo nshaka kumva nyuma y'ibyo mbonye okay basi oya musubire ugenda umuhobere nk'uko bihoraga genda yari satani please yari nagaruka umuhobere mbiciye mudu biragaragara no umva mubwira ikintu kimwe sibyo baby ni satani yabiteye subiza uko mukunda ndana uri inshuti nyabaki I'm sorry. You're sorry. Look at me. Numva naso nufite. I'm sorry, Emily. Ariko twabiganiraho bikarangira. Ibiki twaganiraho? Nyine ni ibintu bisanzwe nyine ni amakosa ni ibintu ni shitani yadushutse nawe. Ni ibintu bisanzwe kuba nsanzwe ugubera na best friend wanjye. You are kissing each other, right? Byose nabi. Nyine urumva twari tumaze akanya turi kuganira. Nyine nabyo biraba ariko ntago ari ibintu twari twagambiriye please. Wait, don't touch me. Baby hey. Wanyumvishije sibyo? Please musabye imbabazi. Ntabwo bizongera pe. Niko akunda abantu bashiduka ibintu byabaye batazi nuko byagenze. Murantunguye. Abel. Murantunguye muri buzima. Nyine ntabwo ari ibintu twari twapanga, nubwo ari ibintu twari twagambiriye. Abel. Sinzi impamvu nyirimo kuvugana nawe muri kano kanya. I don't even know what. Hey, I'm your boyfriend. No, you're not. You're not my. I am. Please. You're not my boyfriend. Ibyo jambo ni wonyine kwitungutsa mu kanwa kawe. Nyuma y'ibyo mbonye byose bijyambira hagati yawe. Ese umuntu asabye imbabazi nawe. Shame on you. Nta n'ikimwaro ufite wowe. Shama nawe. Baby. Inshuti ni Yesu kwa. Don't touch me. Please. Baby. Don't blame me. Right? Mugume mu byo mwari murimo. Bisa naho mbiciye umunezero, right? No. I can see. Nagari cyo bisobanuye baby. Please. Please wambabari ukareka. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Babareka kugenda gutyo. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Niso kuko nagusabye imbabazi wanyumvise baby. Sibyo? Baby waretse kugenda gutyo. Babe. Mabuja. Noneho ubu nagenda nta kibazo. Amafaranga urayabonye se? Mabuja ko mbona mubabaye. Wakwizera ko Sanzishe wawe nta wari? byari kuruta ngasanga adahari. Wakwizera ko nsanze ari kunca inyuma.
guca inyuma nyaguca inyuma. Guca inyuma nyaguca inyuma. nsanze ari kunca inyuma inshuti yanjye magara best friend wanjye abona ko bahindukira ariko mabuja njye nagutungure nanjye shira wanjye namufasha arimo kunca inyuma. Mpamvu nifatiye umwanzuro wo kwishakira akazi ngo nizire muri uno mujyi ndebe ko nabona akazi. ibaze noneho ko ngewe nsanze ariko inshuti yanjye magara atari n'umuntu byibuze usanzwe wo ku ruhande ngo mvuge ngo inshuti yanjye izi byose izi uburyo nkundana n'uwo muhungu yarangiza akajya kunca inyuma. Nta nshuti magari ibaho mabuja. wakubwira ukuntu umukobwa namwizeraga, wakubwira ukuntu ariwe nafatiragaho icyitegererezo, wakubwira like uruhare nari mfite mu buzima bwe. Okay, mabuja akamubwira kandi akibaze ko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Siko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Ubu nibwo mbibonye. Umukobwa nizeraga, umukobwa twasangiraga buri kimwe, nta kintu na kimwe yansabaga, nta fasha yansabaga ngo mbumwime mbufite. Ariko ntunguwe no kubona kumwe na boyfriend wanjye azi ikijya mbere hagati yanjye azi imyaka tumaranye njye nawe, yarangiza akajya kunca inyuma nsanze barimo barasomana yamwegetse ku gikuta. Ndumva ndangiriyeho. Umunga yena mwengeze ku gikuta. Umunga kagira udukoryo. Ubu sinzi icyo nakwizera muri kano kanya, ntabwo nzi nimba amaso yanjye ibyo abonye ari ibyanyabyo cyangwa se sinzi. Ndi kumva nyine ndi mu nzozi ndibuze nko gukanguka nyuma, kuko sindi kwizera bimaze kubona. Ntabwo ndi kubyizera pe. Ndimo ndarushanya amaso yanjye nkumva. Ese mabuja umunga wamukundaga cyane. Yari boyfriend wanjye tumanye imyaka itatu. Uri kumva icyo kintu? Siko umunga ari ipusi. Umungu ni ipusi noneho yandi y'umukara. Pusi ni ikintu giciriritse. Ni imbwa. Buriya mabuja ari ikintu twibeshya. Wana ntugafata umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu mwita imbwa. Buriya imbwa ni ikintu cyiza. Basi reka tumwite ipusi. Umungu ni ipusi. Ipusi we ifite akahe gaciro? Urumva ipusi si yo kunyahuza gusa urumva arimo kunyahuriza ku gikuta. Aba nyine umuntu n'umubite. Ariko mabuja reka hito basi. Mabuja reka kabika siko nakeza. Mabuja kabika gasiko nakeza. Reka mubwira akantu ahubwo. Mabuja siko ko ansizanga reka umuntu mugira neza ngira ngo noneho nzamuhamagare ngo azamakaze. Uvugisha ukuri? Iyi nzamuhamagare ngo azamakaze. Wow. Imana ishimwe cyane. Rero nashaka gutaha wenda nkazamuhamagara. Azamuhamagara nyine akamakaze. Buretse gatoya sibyo? Urabyumva gute? Nyine nimba nta kintu gutwaye. Urabona n'ubundi umuntu mwamufitanye gahunda yakwihakanye like ntabwo nyine yavuze ko atakuzi, nta muntu ufite muri kano kanya. Urabyumva gute turamutse tujyanye iwanjye nka gucumbikira? Kuko n'ubundi ndibana, nta muntu mbana nawe. Nyine wabyumva gute turamutse tubanye njye nawe? Tukabana mu nzu? Ya, kubera ko nta muntu ufite tubana muri kano kanya. N'ubundi n'usundi ugira umuntu ugukoropera. Njye nazana muri iyo minsi ndimo gushaka n'akazi nazangukorera amasuku, ukaba ufite amasuku meza mu nzu. It's okay, nta kibazo. Cy'ingenzi ni uko waba ufite ahantu ho kubaka na nyine byanezeza, uretse kujya nyine kuba mu muhanda n'ahantu ufite ho kuba byanshimisha nyine uramutse ufite ahantu uri kuba. Sibyo? Nta kintu gutwaye. Nta kibazo mabuja. Nyasereka ngusaba akantu kamwe sibyo? Mbere yuko tugenda. Niba nta kintu gutwaye wakwemera ukamobera ukamara agahinda afite. Nubusabe. Ubundi nakumara agahinda. Kumobera byonyine hari ikintu byafasha. Okay, nta kibazo.